Turabashuje inshuti z'Umurage Community, Yesu nashimwe cyane. Hanyuma dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye, ariko ubu ni inkuru y'akababaro nk'uko bikomeje kuvugwa, yuko noneho umubyeyi Pastor Ezra Mpyisi yaba yitabye Imana. Uyu mubyeyi akaba yitabye Imana yuko mu gihe nyuma yuko mu minsi yashize abantu benshi bakomeje bavuga yuko yitabye Imana, ariko bikaza kugaragara ko bitari ukuri cyane, ko nawe yaba yarabinyomoje. Avuga yuko byari bikwiye yuko ibyavuzwe biba byo, cyane ko yavugaga yuko kuba yapfa ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero bikaba noneho mu buryo buri official yaba yitabye Imana. Uyu mupasiteri benshi bafataga nk'icyitegererezo cy'ubutumwa bwiza, dore ko yavuze ubutumwa mu bihugu bitandukanye, akaba ari n'umwe mu banditse Bibiliya. Hanyuma rero ni agahinda rwose kuba tubuze uyu mubyeyi wakundwaga n'abantu benshi cyane, kuko n'umwe mu bantu bari bazi Bibiliya. Uyu mugabo rero nk'uko mubizi, mu mwaka wa 2022 akaba yarijije isabukuru y'imyaka 100 yari amaze avutse. Murumva ni imyaka myinshi cyane, abantu bageza ku myaka 100 ni bake, ntabwo ari benshi. Byavugwa ko imyaka 100 rwose we yari yarayirengeje, nk'uko icyo gihe yagize isabukuru y'imyaka 100 mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 9. Icyo gihe rero ubwo yizihizaga, abantu benshi bari bafite amatsiko yo kuvuga bati se uyu mubyeyi umaze imyaka igeze ku 100 niki cyaba cyaramushimishije mu buzima, niki cyaba cyaramubabaje. Uyu munsi wa none rero, mbere na mbere twihanganishije itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7, tukihanganisha n'abakristo muri rusange, kuko uyu mubyeyi ntabwo yari w'itorero gusa yavukiyemo, cyane ko murumva umurimo yakoze urimo kuba ari mu bahinduye Bibiliya mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni umurimo utoroshye cyane yakoze, ni umurimo yakoranye n'abandi bantu, ariko uyu munsi tuvugana ntago akiri ku isi. Imana yo mu ijuru rero imwakire mu bayo. Ni umwe mu bantu batazibagirana, ni umwe mu bantu bazwi cyane, bajyaga batebya mu kubwiriza ubutumwa. Yatebyaga, hari naho yagiraga kuri kwinshi. Hari umwe mu banyamakuru bigeze kumutumira mu kiganiro, baraganira, ageze amubwira ati rero iyo mwitegereje mbona urinjije. Umunyamakuru arangije amubwira ati nanjye iyo nirebye koko nk'uko bivuga ndareba ngasanga ndinjije. Uwo munyamakuru rero yabwiraga abantu ko uwo mupasiteri ibyo yamubwiye yarebye n'agasanga nibyo koko ninjije. Uyu munsi wa none rero ntago uyu mubyeyi akiri ku isi. Niyo mpamvu dufashe aka kanya ko kwihanganisha abari bamuzi bose, cyane ko n'umwe mu bantu bari kimenywa bose, kuko yabwirije ubutumwa bwiza ku maradiyo atandukanye. Uyu musaza rero murabyumva, ku itariki 19 Gashyantare mu mwaka wa 2002 yari yijije isabukuru y'imyaka 100 yari amaze avutse, kuko yari yaravutse mu mwaka wa 1922. Akaba ari mu bapasiteri bari bakunzwe cyane mu Rwanda bitewe n'inyigisho zifasha benshi. Yaganira agatebya nk'uko nabibabwiye. Uyu mugabo avutse ku itariki 19 nyine Gashyantare nk'uko nabibabwiye, yavukiye mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza ibwami, mu marembo y'u Rwanda. Akaba yarize amashuri abanza mu Rwamata Adventist School, ayisumbuye ayiga mu ishuri ry'abamisiyoneri ry'Igitwe, aho yize gusoma no kwandika no kuvuga Igifaransa mu myaka 12. Yaje gusoza rero afite imyaka 18, ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika. Akaba yaraje kuba pasiteri mu mwaka wa 1951, mwaka wa 1953 aza kuba umumisiyoneri aho bita i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamaze imyaka 3. Uyu mukambwe rero akaba avuga ko yajyaga avuga ko yabonesheje amaso repubulika zose uko zakurikiranye mu Rwanda, ndetse kugeza magingo ya dore ko yabayeho no ku ngoma ya cyami. Uyu mugabo rero ubwo yizizaga isabukuru y'imyaka 100, abafashe ijambo bose muri ibyo birori bakaba baragarutse ku bigwi byaranze uyu mukambwe. Ni umwe mu bantu bari bakunzwe cyane, uwo bita Clotilde Uwera Frida, akaba umwuzukuru w'umwami Yuhi wa 5 Musinga, n'umuhungu we Gerard Mpyisi. Bose bakaba barafashe umwanya
bagira icyo bavuga kuri uyu mubyeyi. Icyo gihe mu ijambo yageneye abari bitabiriye uyu muhango, Pastor Mpyisi akaba yaravuze ko kugira ngo amare imyaka 100 yabonye ibintu byinshi cyane, yaba ibyiza n'ibibi. Icyo gihe yaragize ati, kugira ngo mare imyaka 100 nabonye ibintu byinshi, nabonye ibyiza, nabonye ibibi, nabonye ibyaha bikorwa, nabonye ubugome, nabonye ubwicanyi, nabonye amakwe, nabonye ibirori, igisigaye ni ugupfa. Icyo gihe yakomeje avuga ko ibyo byose yanyuzemo ari Yesu wamufashije kuba akiriho, kuko iyo utazi Imana uba uri ubusa. Icyo gihe mu ijambo yavuze yari yasoje avuze ati, mbabuze nakwicwa n'umubabaro. None rero icyo uyu munsi mukuru umaze ni iki? Ni bande biteguye kuzambara mu isi nshya? Ni bange biteguye kugira ngo nzababoneyo? Niba ntawe ibi mwakoreye ni zero, Imana izabafashe kugira ngo tuzabonane mu isi nshya. Ni umwe mu bantu bagiraga ibyiringiro bizima, ni umwe mu bantu bajyaga bakomeza abantu. Uyu mugabo rwose yagiraga ibyiringiro, ni umwe mu bantu bakundaga kuvuga ko bazajya mu ijuru. Ibyo bintu yakundaga kubivuga rwose, none turatekereza tudashidikanya yuko yaba yagiye mu ijuru nk'uko yajyaga akunda kubivuga. Ni umwe mu bantu nyine bajyaga bigisha ijambo ry'Imana bakaryigisha neza. Ahangaha mu kuri agira, ni umwe mu bantu bigeze kuvuga amanyanga wenda yakorwa no mu matorero, akavuga uburyo yajyaga arya abantu amafaranga ababeshya ngo arabahanurira. Uyu mugabo nyine ibi yabivuze mu gihe cyashize, ngira ngo murabizi ko mu madini atandukanye yo mu Rwanda uyu mugabo yajyaga avuga ko nta na rimwe rikorera Imana, akavuga ko amadini yose ari aya Satani. Icyo gihe yigeze kubivuga mu kiganiro bita Amahumbezi kuri Radio Rwanda. Icyo gihe yagize ati, aya madini yose ndayazi, nta rya Yesu na rimwe ririmo, yose ntarihuje na Bibiliya, ariko Satani ni umukenya. Ayo madini akagira ibyo avuga bya Yesu, ariko akavuga n'ibya Satani. Nta rikoreramo Yesu wenyine ririhari, nta n'irikorera Satani wenyine rihari. Ubu w'Imana cyangwa ukaba wa Satani, ariko Satani we ntashaka ibyo, ashaka ko ubu w'Imana ukaba n'uwe. Uyu mukambwe icyo gihe yari agifite imyaka 94, murumva ashize igihe. Icyo gihe yashimangiye ko impamvu amadini agenda arusha kwiyongera mu Rwanda, yavuze ko ari uko abayashinga baba bakurikiye inyungu kandi akabakiza. Aha niho yahereye nyine akanabiyita abahanuzi, avuga ko nayo yigeze kujya abeshya abantu agahanura bakamuha amafaranga. Aha icyo gihe yaragize ati, ni inyungu zabo. Iyo wagize idini uba wakize, ni nka bizinesi. Vuga uti, kuki abantu bahora bubaka amaduka muri Kigali, bubaka amashuri hirya no hino mu Rwanda? Ni urufaranga, ni inyungu zabo, kandi barashaka gukira. Kandi uko arishinze niko abantu binjira. Iyo binjiye n'urufaranga rukaba rwinjiye, amadini azahora avuka, kandi bafite Bibiliya imwe, bafite Yezu umwe, Imana ni imwe, idini igomba kuba imwe, kuko n'Imana ari imwe. Biriya by'ubuhanuzi ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, sinemera ibinyoma. Ubuhanuzi bwa Bibiliya ntibavuga, bavuga ubwabo buri mu nyungu zabo. Barahanurira umugore bati, wari ingumba ugiye kubyara, ingumba zose se ntizizajyayo? Imana yagiriye umugore imbabazi akabyara, bati Imana yagira imbabazi umugore akabyara, bati ntureba? Baravura indwara, barakora ibitangaza, barabeshya. Yongeyeho ahangaha ngo Yesu ntiyaje gukiza imibiri, yaje gukiza ibitekerezo. Njye ntawe nemera kanura, nemera Bibiliya. Nanjye nta buhanuzi bwanjye, mvuga Bibiliya, ntabwo ngira, ntabwo nigeze, ariko igihe nari ntarabimenya narahanuraga bigacika. Nabivuyemo ariko nari igitangaza. Ukaza ngo ngwino ngusabire, ngwino nguhe imigisha, kandi ntayo mfite, nkayiguha nawe ukampa urufaranga. Nanjye narababeshye, narabikoze, ariko ubu ndicuza. Ubu sindi Mpyisi wa wundi. Akandi yavuze yuko itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi yabwirizagamo ubutumwa ataryemera, ariko aribamo byo kugira ngo agire aho abarizwa. Ati, sinshaka kuba Gahuru. Gahuru ni umuntu utagira indangamanota, utagiriwe, urara aho bwije, yagera mu gihuru akakinjiramo akakibamo. Sinshaka kuba Gahuru rero, ariko ni ibyaha munsi y'izuba, ariko idini yanjye y'ukuri niyo hejuru y'izuba, ni Bibiliya. Nitwa rero iryo zina Umudivantisi w'umunsi wa karindwi, ariko sinkora nkabo. Ngira itorero, ngira aho mbarizwa, ariko sinkora nk'ibyo bakora.
siniyigisha nk'uko biyigisha, niyigisha nk'aho ariko sinkigisha nkabo, nigisha nkabo ariko sinigisha nkabo, ndi kumwe nabo ntari kumwe nabo, idini nyirimo ntacyo bantwaye, n'ubu barampemba, bampa pansiyo yanjye, n'ubu nitwa Pastor sha, n'ubu ndashyingira. Uyu mugabo rero ni umwe mu bantu bajyaga basetsa cyane, ariko nyine arigendeye nyine, abantu benshi barababaye kubera ko uyu mupasiteri yaganiraga cyane, n'umwe mu bantu bajyaga baganiriza abantu nyine mu buryo butandukanye. Mu minsi ishize nibwo yigeze kuganira n'Igihe, arangije aravuga ati uruhuka ute kandi urya. Izi mpanuro ahangaha murabizi uyu mugabo yari yararengeje imyaka 100, kuko yari afite imyaka 101 nyine, nk'uko nabibabwiye aho yavutse. Ni umwe mu bantu bavugaga yuko nyine bazi cyane umwami Yuhi Musinga wa gatanu, kandi akavuga ko amuzi igihushuka kuko yaciwe mu Rwanda, icyo gihe yari akiri mutoya. Mutara III Rudahigwa we akavuga ko yari amuzi neza kuko yanamubereye umujyanama, naho Kigeli Ndahindurwa yari inshuti ye magara kuko babanye imyaka myinshi mu buhungiro. Ariko icyari gitangaje kuri Mpyisi ahangaha ni uburyo nyine ababyeyi bari mwise batizeye ko azaramba, kuko bari bamaze igihe kinini babyara abana bitaba Imana, bamubyaye bahitamo kumwita izina ry'inyamaswa kugira ngo urupfu ruzatinye kumutwara. Niba ariyo mpamvu yaramye ntago tubizi. Ahangaha icyo gihe hari igihe yigeze kuganira na RBA nyine, aravuga ati bakizera ko niba bavuka bati nta mwana wavutse, ni agakoko twabonye kaza mu rugo rwacu, urupfu ruzanga kuntwara ruzi ko ndi agakoko. Ahangaha yarakomeje agira ati data yaje kunyita, bati ni agapyisi kaje mu rugo, ntabwo ari umwana. Imana rero ireba umubabaro ababyeyi bagize banyita iryo zina ribi, kandi nije banyifuriza irandinda, none maze imyaka 100. Mpyisi akaba yarabyaye abana 9, ariko 4 baje kwitaba Imana, hasigara 6. Akaba yari afite abuzukuru barenga 25 n'abuzukuruza atibuka umubare. Ko yambaye inkweto bwa mbere, Mpyisi icyo gihe yavuze ko mu mabyiruka ye aribwo Abanyarwanda by'umwihariko abakuze batangiye kwambara imyenda n'inkweto, ariko ngo icyo gihe byari bigoye kubera ko byari ibintu bishya babonye. Ati namwe bamwe twanga kwambara inkweto kuko zatwiciraga amano iy'iburyo ukayambara ibumoso ukananirwa gutambuka. Batangiye kwambara amashati, ugasanga umusore ahari ibifungo yashyize mu mugongo. Pastor Mpyisi avuga ko mu gihe cye nubwo yabashije kwiga bitari byoroshye, kuko amashuri yari imbarwa mu gihugu kandi nayo ugasanga ari kure. Umwe mu Banyarwanda bo hambere wabashije kwiga ko yize mu ishuri ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, uko nabivuze, arangiza amashuri abanza mu mwaka 8, nyuma aza kuba umwarimu. Ati nakoraga urugendo rw'ibirometero 17 mvuye iwacu ngiye i Gitwe, ngasubirayo kandi niriwe ubusa. Abazungu batwigishaga gusoma no kuvuga Igifaransa. Uyu mugabo rero ubwo yarangije amashuri nk'uko nabivuze, yabaye umwarimu mu mwaka w'1951, nibwo yabaye pasiteri muri iri torero. Aha rero uyu mugabo yayoboye no ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu. Icyo gihe rero hazaga kwaduka inkundo yo guharanira ubwigenge n'iterambere, ariko abazungu barabirwanya cyane. Nicyo gihe Mpyisi yashyizwe mu bajyanama b'umwami, bari mu kiswe inama y'igihugu. Mpyisi ati ntibashaka ko inama y'igihugu ibaho, turashyamirana. Ibaze gushyamirana na shobuja. Abazungu bari ba databuja. Bigeraho Rudahigwa ajya kubwira abazungu ati nimusubire iwanyu i Burayi, u Rwanda si uruwanyu. Bitunguranye mu mwaka w'1959, 25 Nyakanga, umwami Mutara Rudahigwa yaje gutangira Bujumbura mu Burundi. Ubwo u Rwanda hatangira imvururu. Muri izo rero nibwo Abatutsi batangiye kwicwa, abandi barameneshwa, ndetse na Pastor Ezra Mpyisi nibwo yaje guhunga, ariko abazungu bamufasha kujya kwiga muri Zimbabwe. Aha rero ni umwe mu bantu batemeranyaga na bantu bavuga ko nta myaka 100. Ahangaha yavuze ko igihe cyose ugifite umwuka w'abazima wo kwiga gukora ukiteza imbere, naho iby'imyaka 100 bishoboka no kuyirenza. Yagiraga ati uraruhuka ukareka kurya,
urabeshya, ndi mu kazi ngo ibintu nzasigira abanjye n'igihugu cyanjye. Rero uyu mukambwe yavuga ko yari ari kwandika igitabo azasigira abanyarwanda. Ahangaha yari yagize ati ndimo ndandika igitabo. Ikindi akaba yaratewe ishema no gusazira mu gihugu cye. Mu mwaka w'1964 nibwo Pastor Mpyisi yari yarangije kwiga kaminuza, ariko ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda kubera imvururu n'ubwicanyi bwa hato na hato bwari bukomeje kuba akarande. Uyu musaza yakoreye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Kenya, Uganda, ari nayo yaje kuva agatahuka mu gihugu cye nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo yageraga mu Rwanda yakomeje umurimo w'ubupasiteri n'izindi nshingano zitandukanye, akaba kuri ubu yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ari nako yifashishwaga mu gutanga ibiganiro haba mu nsengero, ku maradiyo, amateleviziyo n'ahandi. Pastor Mpyisi akaba avuga ko ikintu kimuteye ishema ari ugusazira mu gihugu cye. Yagiraga ati gusazira mu gihugu cyawe amahirwe n'umugisha utangaje, nicyo gituma ubu dukwiriye gushima inkotanyi icyo zakoze gucyura abantu mu Rwanda rwabo. Ezira Mpyisi avuga ko bitewe n'ubutumwa akunze gutanga akaba anazwi nk'utaripfana, hari abantu bamuhimbira ibyo atavuze bakabimwitirira. Icyo gihe yagize ati barampimbira nk'abihorera. Mpyisi icyo gihe yavugaga yuko umurage yifuza gusigira ari ukubaha Imana kuko ariyo mugenga wa byose, ni nabwo butumwa yakundaga gutanga. Uyu mubyeyi rero twavuga tuti aruhukira mu mahoro, Imana imuhe umugisha, yakoreye Imana mu bihe bitandukanye kandi rwose agize iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Ahubwo natwe nyine nk'abamuzi icyo twakamwigiyeho ni ugukorera Imana kugira ngo natwe tuzabashe kuzajya mu ijuru amahoro. Ni umwe mu bantu bakundwaga cyane rero, natwe rero buri muntu wese nagira icyo amwigiraho. Ese njye n'iki wenda namwigiyeho, ni igiki wenda wamwigiraho? Kuko ni umwe mu bantu bagiye bavuga byinshi cyane. Yigeze kuvuga ukuntu yakuze akunda inzoga, akunda inkumi, ibyo byose yigeze kubivuga mu nyigisho yagendaga atanga ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo. Ubwo yasurwaga n'abanyamakuru ba televiziyo y'u Rwanda bakamuganiriza ku bintu bitandukanye birimo ubuzima bwe bwite n'ibindi ndetse n'udushya tunyuranye, icyo gihe yagiye avuga ibintu by'amatsiko nyine. Icyo gihe umwe mu banyamakuru yabajije Pastor Mpyisi ibibazo binyuranye byiganjemo iby'amatsiko. Ayamubaje igihe cya mbere yatangiye kwambarira inkweto. Icyo gihe nyine nibwo yavuze ko nyine atakwibagirwa nyine uburyo bazambaraga imbusane. Ahangaha amubaje igihe yatangiye kwambarira ikabutura, yatangaje ko yatangiye kwambara ikabutura kera. Icyo gihe yagize ati umunsi mukuru ugasanga twese twambaye ikabutura. Ezira Mpyisi icyo gihe yatangaje ko yambaye ipantaro bwa mbere mu mwaka w'1947 kugeza hagati y'1947 kugeza 1948. Icyo gihe yagiye kudodesha ipantaro i Bujumbura avuye i Nyanza. Icyo gihe yanishyuye uburyo yanywaga ku nzoga. Abajijwe niba atarigeze anywa ku nzoga na rimwe, Pastor Ezira Mpyisi yabwiye umunyamakuru ati kuba umunyarwanda ntunywe inzoga igihe cyarageze ndayireka. Satani agira ibyiza, nawe abantu baranywaga bakaba kumwe bagakundana, abandi bakangana, n'ubu niko biri. Abajijwe ibyo bavuga ko inzoga yaba ari mucyurabuhoro, Pastor Mpyisi yabwiye umunyamakuru ati ni mucyurabyago. Uyu musaza icyo gihe yanengaga abanyarwanda kuba bari basigaye barabaye abasirimu bashaka kugenda n'imodoka gusa. Abajijwe uko bakoraga urugendo rwa mbere, Pastor Ezira Mpyisi yabwiye umunyamakuru ati twagenzaga amaguru, navaga ahitwa Igitwe mu Kabagari ngataha Ikivu kuri Goma n'amaguru. Icyo gihe yongeye ati ukava nk'aha ngaha ugataha i Nyanza. Aho umunyamakuru yamubajije niba atari yo mpamvu akomeye, nuko amusubiza agira ati none se ko ugenda wicaye? None abatindi bariruka kuri wa munsi umwe w'imikino kariya kanya ku munsi umwe, ubundi mwicaye mu modoka kazabaha ubuzima? Ntibishoboka. Uricara amasaha 100 ukiruka 5, niyo azagukiza kwicara? Ntibishoboka. Icyo gihe yaganiraga n'umunyamakuru bita Gerard Mbabazi wa RBA. Ezira Mpyisi icyo gihe abajijwe igihe cya mbere yinjiye mu modoka, yatangaje ko yayinjiyemo bwa mbere ari umunyeshuri umuzungu yagiye kwigisha iwabo asaba ko yamutwara, undi atijyamo. Mpyisi yatangaje ko yahise yigira inyuma ntamwegere kuko ngo yanukaga.
Abajijwe niba ajya akurikira ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga bimwe binamwitirirwa, yavuze ko ibyinshi bamuhimbira ariko binamushimisha. Icyo gihe yavuze ko bakunze kumuvugaho ndetse asubiza niba yabakoresha WhatsApp. Icyo gihe yagize ati hari ibyo bambeshyera n'ibyo mvuga by'ukuri. Abajijwe ibyo bamubeshyera Ezra Mpyisi yagize ati sinjya mvuga nk'uko bamvuga, iyo mbibonye ndanezerwa, ahubwo iyo ibintu bakubeshyera nibyo bisazi, wowe uri muzima urarakara ibigoryi, nawe uba ubaye ikigoryi. Nta kindi bavuga no mu by'amadini baramvuga, ariko ikinezeza ni uko bavangavanga. Abajijwe niba akoresha WhatsApp, Ezra Mpyisi yabihakanye atangaza ko atayikoresha. Ati nyishakaho iki? Aho nagiye muri Bibiliya nkajya kuri WhatsApp, kuri WhatsApp? Erega ngaho aho ibintu bicikiye, usanga agakobwa kagabo kuri telefone ntikayivamo, nta mwanya wa telefone, nta WhatsApp mfite. Ezra Mpyisi icyo gihe yahishuye yuko akiri umusore yakundaga inkumi. Ibi yatangaje ubwo umunyamakuru yamubazaga igihe yabereye mu ndorerwamo, yirebeye mu ndorerwamo, nuko Ezra Mpyisi atangaza ko yirebeyemo kera akiri umusore. Ibi byatumye umunyamakuru amubaza uko yibonaga icyo gihe, maze Ezra Mpyisi agira ati nari agasore keza sha, ntabwo ari nk'ubu, ariko agasore gashaka kwiruka inyuma y'abakobwa nk'aba ndapfuye. Abajijwe niba yarabikoze yagize ati umva, ubu uraganira n'inkovu, icyakoze igisebe cyarakize, none se wavukira muri ibyo ugakora iki? Ariko ukagera igihe Yesu akakuvura. Pastor Ezra Mpyisi yareterekereye. Abajijwe niba atarigeze aterekera, Ezra Mpyisi yagize ati nagiye ku ishuri ndi muto mbona data abikora, mufashe inkoko bakabaga inkoko bagira ngo bamenye uko bameze. Iyo niyo yari idini yabo, abandi nticyari icyaha kuri bo. Abajijwe niba ubu atabifata nk'icyaha, yabihakanye. Abajijwe ukuntu icyo gihe abo bavuga ngo guterekera ari icyaha, yagize ati amasengesho ni uguterekera. Ezra Mpyisi ntabwo yicuza kuba yaraterekereye kuko icyo gihe bitari icyaha. Ati ngubu nibwo nabyicuza kuko namenye ikibiruta, kandi ntaho navuye. Abanyarwanda babyitaga guterekera, abanyamadini babyita amasengesho, ni kimwe, ni amazina atandukanye. Ahangaha rero akaba yari no mu bantu bagiye mu ndege zabo banatunze imodoka zabo. Muri icyo kiganiro cyamaze hafi iminota 13, Ezra Mpyisi yabwiye umunyamakuru ko yagiye mu ndege bwa mbere mu mwaka w'1934 ubwo yari ajyanye abana ku ishuri muri Uganda. Iki gihe indege yagendagamo n'abazungu n'abandi bake cyane. Uyu musaza ngo imodoka ye ya mbere yayiguze mu mwaka w'1935. Iki gihe yari amaze kuba umuzungu mu maso ya benshi mu banyarwanda. Icyo gihe yasoje aka gace k'ikiganiro agira ati kujya mu majyambere tugura imodoka n'indege niko turushaho kuba abagome mu bwonko. Uyu mugabo rero yari umwe mu basaza bakuze hano mu Rwanda cyane, aho yari ageze mu myaka 101. Ahangaha nyine yavutse mu 1922 niko twabivuze, ubu yari agiye kuzuza 102. Akaba yari mu bapasiteri bakunzwe cyane, bitewe n'inyigisho zo gufasha abantu yajyaga atanga. Ahangaha rero twavuga ngo Imana imuhe umugisha, tugire ibyo tumwigiraho, natwe tuzaranire kuba intwari nka we. Murakoze cyane. Ni mwene Sobededo Mufrodouard.